witwa Gakuba ati ariko se kuki abazungu bavogera Afurika cyane kugeza naho babagenera intekerezo ubwo bo nta burangare babigezemo kuki imigabane yose Afurika ariyo ikiri mu bibazo urumva ni ikibazo avuga ati kuki Afurika ari ivogerwa bo nta burangare abanyafurika babigezemo ibyo kuvuga uburangare ntabwo kenshi ibi bintu by'ubucakara kugira ngo ubyemeze umuntu agere aho abyemera ku rwego bisigara byikoresha ari ibintu byoroha kubikora byaje mu kiboko biza mu mbunda biza ku gahato kenshi cyane noneho abantu barabanje barabyanga muzi intwari zitandukanye z'abanyafurika ariko yenda bo ni n'abavu bareka dufata n'abacu haciyemo igihe Musinga murabizi ko yabyanze ku mugaragaro uko byamugendekeye murabizi tutiriwe tujya mu mateka n'abandi batware batandukanye ibyo rero habayeho kubirwanya ariko barushwa agatuza barushwa ingufu noneho kubera kugenda babyemeza babandi babirwanyaga bava mu nzira bahise abuzukuru n'abana babo bo bakabizamo bazi ngo uko biri nibo babihisemo abambere rero barabirwanya bakabakuraho bakagenda noneho we wazaza uri umwuzukuruza ukagira ngo niko abantu babaho niko byahoze ubu byaye ukabimusigamo bikazisanga byarabaye ubukoroni buhoraho ariko abantu batagizemo uruhare se cyangwa batahisemo ahubwo bitewe n'uko bavutse basanga ariyo nyikiriza igezweho nabo barayikiriza nicyo twasubiza nibyo ariko nyine nanasongera ku cyo uvuze ibi bintu ntabwo wabyita ahubwo uburangare wenda buri none kuko igihe turimo kitwemerera gukweshoninga ibi bintu kubyibazaho kubitekerezaho mu gihe cyabyo ibi bintu byaje ku gahato kandi binyuzwa muri strategy nyinshi nk'uko twabivuze imitego yabaye myinshi reba urugero hari abana hanze aha cyangwa se hari abantu batazi n'imiryango y'urusengero abantu banumve ko iyo tunavuga batagira ngo wenda ni ikibazo dufitanye nta kibazo dufitanye n'insengero ikibazo dufitanye n'ibintu byose biza gucinyiza cyangwa se kukwambura ubushobozi wifitemo bwo kubaho nk'aho ubwawe reba urugero rw'iyi muziki urumva abana hanze aha urubyiruko rwatwawe inganira nabyo kugeza ku rwego rukomeye ku buryo n'ingaruka zabyo uyu munsi wa none reba wenda ni ibintu umuntu asesengura ariko reba ikibazo wavugaga ubwiyongere bw'abaturage reba kese z'ubusambanyi buri hanze biragira swati indwara kandi burya indwara si n'izigaragara ku mubiri gusa ubushize nibwo nigeze kuvuga nti abantu bari kuvuga ati amahitamo donc urabona hari itegeko rihana ubusambanyi ku buryo umuntu uri munsi y'imyaka 18 ibyo bintu bihanwa ariko abari hejuru yabo ngo babyumvikanyeho bakavuga ko ari amahitamo yabo ariko ngiye nkababwira nti umuntu mukuru donc utarashaka amahitamo amuha guhitamo ubusambanyi ubwo muntu bukore bwe buri ni ukuvuga reba impact ibi bintu byose bitugera iyo miziki ubwo hari ubukure mu myaka n'ubukure mu myumvire rero twebwe mu muco wacu twari dufite ubukure mu myumvire ni nayo mpamvu usanga ubukure twabwitaga mutima nda mutima irwana mutima mana mutima nama
ku buryo ubukure bw'umuntu ntibureberwa mu gihagararo nk'uko imigani yacu bivuga, bwareberwaga mu bitekerezo. Iki rero nicyo twagarukagaho. Usanga abanyafurika baratezwe mu duco twinshi ku buryo washoboraga gusimbuka kamwe ukisanga mu kandi. Uyu munsi wa none dufite uburenganzira 100% bwo gukweshoninga ibi bintu, bwo kubyibazaho, bwo kutongera kwakira kurya tudatonoye, tudashunguye. Ahubwo uyu munsi wa none nibwo twakwibaza ngo turakora iki ko tumaze kumenya ibyo, kuko abakurambere bacu bo barushijwe amaboko, urumva, kandi basanzwe navuga mu bitotsi, ariko ibitotsi ni ukuvuga batewe batiteguye. Mu gihe abaduteye babanje kwiga kugena strategy z'ibitero byabo. Iki nicyo twabivuga. Ahubwo uyu munsi wa none nibwo dukwiriye gusuzuma uburangare bwacu. Dukomeze ubutumwa. Ikindi kandi abantu bakwiye kumenya, aba bantu uyu munsi tubona nk'ibihangange ntabwo bavutse rwose ariko bameze, ababyibwira gutyo siko biratandukanye, kuko aba bantu babayeho igihe kinini nta mateka ahambaye bafite nk'ayo twebwe dufite. Icyo gihe rero ku muntu wari mu gihe yabonaga ko hari abandi babarenze, uyu munsi umuzanye akabona ari bo bayoboye isi nawe yatangara. Habayeho ko bafashwa ubukure ariko bo bafashwa badacinyizwa, bitari ibingibi twebwe bagiraho baradufasha ariko bakaducinyiza. Habayeho ubundi kubura ubupfura. Ni urugero, wigishije umunyeshuri, abaye na mwiza rwose, akurushije ubumenyi, ariko noneho uwo munyeshuri niba amaze no kugusumbya ubumenyi, aho kugira ngo abikubahire ko ari wowe yakuyeho intango y'ibyo amaze kugeraho, ahubwo akagushingana ijosi, agatangira kukwereka ko ntacyo uvuze, uri umuntu uri hasi. Ibyo ni ukubura ubupfura. Ariko umuntu w'imfura, niba umuntu akwigishije umushinga ni urugero, ukawuzamo ukanakuba ibyo afite inshuro 100, ugomba kujya uhora uzirikana ko uwo muntu ari we wakugize uwo uriwe. Aba bantu rero mubona ibyo bita ubumenyi bwose, izo siyanse z'amoko yose ashoboka, babivoma mu Banyafurika. Ariko noneho muri uko kubihavoma bahinduka koko abanyeshuri beza, baba ibihangange. Noneho barahindukira bwa bumenyi nakwita nk'aho ari umubyeyi wabo yabahaye, bajya kuba ari bwo bamwicishaho kubwifashisha, bamugororera. Nduzi ko ari ukumugorora. Ngiyi nyiturano bamuhaye ni ukumugira uko mubibona uyu munsi. Nkundimana yongera ati, ariko ubundi ubukirisitu butandukanya gute iby'Imana n'iby'isi? None se isi ntabwo ari iy'Imana? Ikibazo mbona giterwa no kutamenya, bituma tugengwa n'amarangamutima, tukarebera isi mu bibi dukora nk'aho y'ubwayo ari mbi, nta byiza n'abeza igira, unashyizeho n'abo baba babivuga, kuko nabo n'ab'isi, kuko nabo bayituyemo. Isi igizwe na byinshi birimo natwe abantu bayituye. Sinumva ukuntu idini muri Afurika ribonera itandukaniro ry'ibyo ryita iby'Imana n'iby'isi rishingiye ku itandukaniro ry'amahame y'idini n'amahame yo hanze yaryo. Kandi mu by'ukuri ibibi idini muri Afurika ryita iby'isi bigaragara ko imbere muri ryo no hanze yaryo, nyamara bigaragara imbere muri ryo no hanze yaryo. Nyamara aho idini rikomoka hari ubufatanyabikorwa bw'idini n'isi,
iri hanze y'idini kandi bikemurira ibibazo hamwe ku buryo kuko bazi ko nta tandukaniro ry'iby'Imana n'iby'isi. Inyunganira Nkundimana turamusuhuje. Icyo kintu avuze nicyo, none se barakubwira ko atarabizi kandi barangiza bakakwaka amafaranga. Iby'isi tubyange ariko amafaranga muyazane. Noneho hari n'ibindi byateye byo kujyana n'ibiryo bakabihesha umugisha intuza ibyakaguze nk'inote y'igihumbi ngo bamaze kubyeza bigahita bigura na miliyoni bayitanga. Iby'isi tubyange ariko noneho twe tubwira kubyanga dufate ibyacu tubihaba. Amazi nk'aya ya magana angahe umuntu akayasengera akagura 5,000. Hari ubutumwa bwa Nyiratunga Joseline tumusuhuze ati nsaba Imana navukiye he rwose mumfashe kubyumva neza. Umwana ni iki? Umwana w'umunyarwanda aratekererezwa yigishwa gute? Atekererezwa ryari? Kumva ko kuva mu myaka ingahe kugeza kuri ingahe? Ese atekerezwa nande? Ikindi nibaza ni ijambo gusirimuka ni iki? Ese iri jambo ubusanzwe ryahozeho mu Kinyarwanda kuko higezweho cyane, ngira ngo yashatse kwandika ko rigezweho cyane kuko ibintu byose biri gukorwa ngo mu buryo busirimu ngo bujyanye n'iki kinyejana. None niba ari ikintu nacyo twahangiwe kidindiza ubwenge twacyitwaramo gute? Ijambo made in Rwanda mu Kinyarwanda ni gute babivuga kuko ubwaryo ni irinyamahanga kuko ni iritirano turikoresha tubizi. Kwizigama ku byo twumva cyangwa duhabwa ngo ni iterambere tubikore dute tutajya kure y'umuco wacu tutavangavanga. Reka musubize aho ngaho ubone wakomeza. Icya mbere yabajije ngo se umwana ngo kuva ku gihe kingana iki kugeza ku kingana iki? Umwana amategeko avuga ko ari uri munsi y'imyaka 18. Uwo ni umwana mu buryo bugenwa n'amategeko. Guhera kuri 18 kuzamura akaba akuze. Ariko twongeraho ngo hari no gukura mu myumvire. Ushobora no kugira 100 ariko bigaragara yuko mu myumvire sosiyete ubamo nta kintu wayimarira. Igikwiye rero kuba cyiza ni ubukure bw'imyaka yuzuzanya n'ubukure bw'imyumvire. Ndetse byaba n'akarusho ubukure bw'imyumvire bukaba bwanasumba ubw'imyaka, kuko hari abana bari munsi ya 18 batekereza kurenza abantu bakuru, hakaba n'abantu bakuru batekereza nk'abana. Icy'ingenzi rero ni uko byose bigendana nta na kimwe gisiga ikindi. Kuri icyo ngicyo naho kugira ngo ari nacyo twari tumaze kuvuga cyuko mu muco wacu ubukure bupimirwa mu bitekerezo. Ya mitima rwana twavugaga, mitima rwana ari nawe mitima nda. Uwo muntu ageze muri cya gihe urumva cyuko ibyo akora byose inyungu ze zose azibonamo ibijya mu nda, urumva ku buryo hanze y'inda nta kindi abona cyane ko n'uwo mutima ndacyangeso adashingira ku myaka. Uzumva umuntu muhana gahunda yo kugira ibyo mukora bwa mbere na mbere akakubaza ati harimo akantu uzi, urumva iyo mvugo urayizi hanze ni ukuvuga ikitarimo akantu kajya mu nda. Kuri we ikitajya mu nda nta nyungu zirimo. Abantu rero babyumve, ntabwo umwana nyine nk'uko amategeko abivuga ni uwo muntu uri munsi y'imyaka 18, ariko birashoboka ko ndetse biranagaragara ko umuntu unayirengeje urumva yaba yifitemo, ni ukuvuga ibitekerezo bye bari ubwana. Ishingiro ry'ubukure rero ubundi bikwiriye
bikwiriye gushingirwaho mu bikorwa ibyo ari byo byose ni ubukure bw'ibitekerezo. yari yabajije n'ijambo ubusirimu, birashoboka ko ahari ari ijambo ryazanywe na isilamu n'abayisilamu, kubera ko mu mahame yabo habamo gukunda isuku cyane, noneho babona umuntu ukeye ku mubiri warimbye akitwa umusirimu. ariko uko ibintu bigenda bitinda bigenda birushaho guhindurirwa ubusobanuro, ubwo byaje no kuba ubwo busirimu burangira buhindutse ibindi nyine burimo n'amabi yose. Umuntu yakora ikindi kiba akacyitirira ubusirimu, nk'uko hari abandi nabo abo tuvuga bamaraho abantu imitungo yabo babyitirira Imana. Noneho ikindi yaravuze ngo made in Rwanda, ngo si ikinyarwanda, aho ndemeranywa nawe. Nje ni nayo mpamvu nyine navuze ko ari ugutekereza no kumva kinyarwanda. Nje nuko mbyumva, ntago made in Rwanda nyibonamo nka ziriya nkweto nziza n'amashati akorwa. Ni ukuvuga iyo myenda n'inkweto bikwiriye gushingira ku bitekerezo bifite imizi inge ndeba filozofi, ndeba igena ntekereza irimo aho ngaho. Daboro banza wikunde, noneho mbere yo kwikunda ukunde n'umuryango ubarizwamo. Nuko nguko made in Rwanda numva bikwiye kuba byumvikana, ntago ari biri, kuko iyo shati ushobora kuyambara umutima wawe uri Isiraheli, iyo nkweto yakorewe mu Rwanda ukayambara umutima utekereza kuzajya kugwa mu nyanja nka kuriya batugenza. made in Rwanda rero abantu bayishakire mu myumvire aho kuyishakira mu bikoresho, noneho imyumvire myiza nimara kugerwaho no gukora neza bizaza. Wowe urashaka gukora neza utarumva neza, mbere banza wumve neza ubundi uzabona ukore neza. Abantu bakomeze kuri ibibazo nyiratunga nabiganireho no ku rubuga muri rusange tubiganireho. Uwitwa Yuhimihigo yavuze ati yewe nk'igitekerezo cyanjye mbona hashaka uburyo hashyirwaho gahunda y'uburyo hashyirwaho nk'umunsi umwe mu cyumweru mu gihugu hakigishwa ibijyanye n'umuco wacu n'uburyo wamizwe n'iy'amahanga hitwajwe amadini, kuko ibigize umuco wacu ni byiza kandi twanabyumva vuba, kuko umuntu ufite umuco yakorera igihugu kurusha uwamize imyumvire y'amadini. Murakoze rwose. Dushimiye Imana Obed Alphonse yavuze ati nanjye mvukiye nasaba Imana ndabashimiye kuri ubu bumenyi mutwongereye. Abakurikiye Hot FM ndabasuhuje, kandi abavandimwe tubana kuri urubuga rw'intangamurage mwese ndabasuhuje. Imana y'Urwanda natwe. Murakoze. Yarakoze nawe uyu muvandimwe Tazo Ishimwe ngira ngo yavuze ati ikibabaje hari inzego zibishinzwe by'umwihariko ariko kandi usanga uko imyaka iza n'indi igataha umuco wacu ukomeza gukendera. Ntabwo ukendera, kugira ngo byose tubihe igihe n'izi nzego n'ibiki byose, kandi nyine inzego se ko zidukorera twe, impamvu tunazigaye umusaruro, niba tunagaye umusaruro wazo birashobora kuba zikorera abantu badahari. Ubundi no kubona ikibazo ni kimwe cya kabiri cy'igisubizo. Kuva iryo buye ririho rigaragara, ubwo uwo rizica n'ubishaka, ariko utabishaka azaribererekera ubwaryo ryirangize ryimanywe ntawe urikoze. Reka hari mesaje zindi zisanzwe zaje ku murongo nazo tuzirebe. hari uwavuze ati mwaramutse, turabashimiye cyane, ikiganiro cyanyu kirimo inyigisho zikomeye, natwe turamushimiye. Nanone arongera ati muraho, iyo nshuti y'akadasohoka y'ubwirukirimuzi nakomerezaho, nashimiye ikiganiro mwatuganirije, kanamugire nubwo bimeze
gutyo abanyarwanda turi abadahera nyacyo mesaje abadaheranwa mesaje irangaye ati abadaheranwa niko mbitekereza abanyarwanda turi abadaheranwa icyo ni ibimenyetso byerekana ko turi kwiyumvana muri ayo mateka y'ubwo bucakara twashizemo muravugana na Tuyishimire. Yego nanjye ndi umukunzi w'urushirimbo. Buriya rero rwa mugani unarebye n'indogobe ntabwo yarimwe kwikorera imizigo y'abantu kubyo kandi n'imbwa ntabwo Imana yayiremye ngo izajye itegura ibisasu, ntabwo ari byo Imana yayiremeye sibyo. Natwe rero abanyarwanda abantu bose muri make ntabwo twaremeye kugira ngo twirirwe hari ahantu sinzi hari ahantu bose ugasanga umuntu ku cyumweru ntabwo ashobora kuba yajya no gutabara mugenzi we wagize ikibazo ngo agiye gusenga urumva. Ariko njye hari ahantu ejo bundi nigeze kugira ndimo nitemberera usanga umuntu rwose yapfuye amaso yakitagagura yicaye impande ya kiliziya arimo wenda ari gusaba amafaranga ariko ugasanga umuntu amunyuzeho aramukandagiye afite amafaranga wagiye kuyatura imbere kuri kari ngo nta kintu yamumarira ngo kuko ntabwo ari umukirisitu ngo ni umupagani muranyumvira ako kantu. Yego biriya bintu ntabwo ari byiza rwose gusa hari nk'akantu nababaza gatoya. Yego njyewe ntuye impande y'ahantu ni nko ahantu ni idini gatolika reka ndivuge ntacyo bitwaye. None ugasanga umuturage afashe ubutaka abugurishije idini ngo ni ukuhubaka inzu bazajya basengeramo sibyo. Noneho nka buriya butaka ko tuzi ubutaka bwa kiliziya buriya butaka buba bukomeza kugenda muri buriya buryo biriya bintu leta yazagira ukuntu bigenza buriya butaka ugasanga umuntu afashe ubutaka ahita abugurisha ngo idini ngo ni ukugira ngo hakorerwe imirimo ya kiliziya bazajye basengera. Uko tuntu natwo muzajya mutuvuga hari ibintu bikunda kugenda kandi iyo byaramutse bigeze hariya aho twita ngo ni bukuru biriya bintu rwose sinzi niba bwongera kugaruka pe ntabwo bwongera kugaruka rwose. Sawa turi kumwe turi gukomeza kubakurikirana pe mukomeze muhugure muhozeho. Yego murakoze cyane. Sawa cyane murakoze. Reka twakira undi. Mwaramutse? Mwaramutse. Muraho neza muhire. Yego ni amahoro. Cyangwa ikiganiro cyari kimeze neza kandi rwose icyerekezo ni icyo dukwiriye kuba tugenderaho kugira ngo izi nyigisho ni inyigisho umuntu umwe yigeze kwita ngo turikabwenge n'ubwengezabitekerezo. Ni ukuri abanyarwanda benshi cyangwa se abirabura muri rusange tugira imyaka myinshi y'ubukure ariko ugasanga mu myumvire turi hasi y'abana kubera yuko inyigisho twigishijwe ni ibintu usanga ari nk'utuntu two gufasha abana kugira ngo bahore baceceke. aho umuntu ashobora kukubwira ngo hari igihugu cy'amata n'ubuki ngo tuzajyamo kandi ibyo bintu turabifite aho kugira ngo tuzibungabunge neza tworore inka tugire izo nzuki ubwo buki ni ibintu dufite umuntu adakwiye kuba dukangisha. ugasanga rero abigisha benshi baribanda nyine mu kwangiza imitekerereze yacu aho badusuriramo kenshi ko umutima wacu urusha ibintu byose gushukana. rero iyo umuntu akubwira ngo umutima wawe urusha ibintu byose gushukana sinzi ikindi kintu kiba kizagufasha mu mibereho yawe. ureka kumvira umutima ukumvira Bibiliya ubwo niho baba bakwerekeza ukamwumvira wowe
iby'umutima wawe ukubwira kenshi ukahora uvuga ko ari ibya satani. yego aho rero uba wamaze kurangira nibwo imyaka y'ubukuru igenda izamuka ariko ugasanga umuntu agitekereza rwana. kugira ngo murakoze mbashimire n'umutumirwa. yego ugira umunsi murakoze cyane muhire. ati umuntu akakwigisha ati umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. urumva niba umuntu agutoza kutumvira umutimanama wawe ubwo urumvira nde wundi? Halo. Ni Mwizerwa. inde Mwizerwa? Yego. yeee njye nari maze igihe numva kino kiganiro ariko mu buryo najya nkunda guhamagara. yego yankurikije n'iyo ngingo. mu by'ukuri abanyafurika twahungabanyijwe cyane ku buryo ingohi y'ibitekerezo bibi yaratudindije pe. njye ntabwo ndi mukuru cyane ku buryo navuga ngo nzi amateka. umusore w'imyaka 25. yego ariko nagiye kurebera ku akenshi nakunze gukurikirana ya nkuru yo muri Ghana. abanyafurika turimo turapfa ibintu by'amadini y'akamyumvire bazaniwe n'abazungu. cya kibazo ntabwo ari ikibazo cyagakwiye kuba kiduteranya nk'abanyafurika, ariko abanyafurika twakabaye dufite ibitekerezo tukigira kuri ibyo bibazo byose. njye rero nk'umunyarwanda ufite umutima wo gukunda igihugu ndetse n'umuco gakondo w'abanyarwanda, akangurira abanyarwanda kuyoboka itorero. kabisa leta yacu ikadufasha igakangurira abagifite imyumvire nk'iyo ngiyo. erega burya agakiza kazanwe n'amadini nta hantu gahuriye n'ubupfura gakondo bw'abanyarwanda. gusa ndagushimira cyane wowe n'abafasha bagomeza kutugezaho inama z'ubwenge, kandi gusa mfite icyizere cy'uko mu myaka runaka dushobora kuzongera tugasubirana twarakomerekeje. ntabwo witera igipindi, icyo cyizere cyo kirahari. kirahari rwose, n'abagishidikanyaho bazakibona. mfite icyizere kidashidikanya pe. urakoze cyane. mwaramuseho. uzana uwo mutumire. yego nurakomeye. ikiganiro nagushimye. rero usibye nyine amateka twashyizwemo akatwangiza imitekerereze, iyo hari ikintu mperutse gutekereza, ntabwo ndi umuhanga cyane ariko ndatekereje mu bihugu hano ku isi, ntekereza mu bami, mu mateka y'abami makeya nzi hano ku isi, yaba ari no muri bino bihugu by'ibihangange, nta kigeze kigira umwami ukora ibitangaza nk'ibya Ruganzu y'u Rwanda. buriya rero Ruganzu y'u Rwanda usiye ko twagorekewe amateka, ahubwo ugenzuye wasanga niyo twakwita Yesu w'abanyarwanda. hari n'igitabo kibivuga. noneho buriya hari igihe Ruganzu urabona mu gihe bakamenyekanishije ibyiza bye kugira ngo tubihe agaciro, natwe tubibyaza umusaruro wo guharanira kwigirira mu mukurambere wacu. ahubwo batwise ko ari igicucu Ruganzu, aho biriya ni icyerekana ko twaranyazwe bikomeye. ariko none aho tugeze, aho ikiganiro ubwirukiri gitangiriye, bose twashima John Mugabo na madamu we, bashimire kuko muri motera ingabo mu bitugu,
ubwo numvise n'uwo muvandimwe kuko ari ubwa mbere mwumvishe binyereka ko ubwira ikirimbuzi burimo bugira intiti. uko rero tugenda twaguka nigeze numva hari usabe ngo leta yakagize ifata igihembwe cy'umweru ngo cyo kugira ngo twige ngo ibyo amateka y'iwacu cyangwa iby'umuco w'iwacu. ahubwo ngewe intambwe tumaze gutera muri iki gihe gito ubwira ikirimbuzi bumaze areba aho tuvuye n'aho turi kujya, binyereka ko hari igihe ikiganiro kizajya kigira n'abantu bajya mu kigoroba cy'ababyeyi ugatangamo ibi bitekerezo bikwiye kubwira ikirimbuzi bumaze kugira abantu impande n'impande nkurikije ahantu ngera naganiriza nk'abantu bumva bose ikiganiro barashyira ntawe ukigaya, ahubwo umuntu wese aravuga ati iyo kiza kuboneka mbere tutarangizwa n'amadini bigeza. rero ntizimbye mu magambo navuze ngo tugumize tube ba mushinga bizi kandi tugumize twaguke nk'uko ririya jambo navuze ngo abanyarwanda tukitirana. murange ndeba nyakubahwa perezida wa repubulika yandeba ukuntu twari twarahera mu byinshi akambara imvunja kandi aba muri izo nsengero, aho kugira ngo bakwikize imvunja ahubwo bakakwigisha gutanga icyacumi, aho kugira ngo bakwigishe gukunzura ipantaro ukigurira inkweto uri umuntu w'umugabo, ahubwo bakakwigisha kubashyira ibyawe urashyira Imana, aho kugira ngo bakwigishe kugura ikoti ukagura isabune ukambara ishati imeze neza, ahubwo bakakwigisha gushyira Imana itakugize we ntiwakwigira. tugeranwa n'ayo mateka tuba abapfapfa badashobora kwikarabya cyangwa kwigusirimuka ngo dukure amazu yacu tujya gusukura insengero zabo. ariko nyakubahwa perezida ejo bundi kuko buriya nawe njya nkunda kumusabira ku Imana izamukomereze hariya, aho yahereye kutwigisha kwambara inkweto, guhandura amavunja, kuwambara umwenda umeshe, aho ageze n'aho avuga ngo noneho umuntu utishoboye wese asukurirwe cyangwa ufite isuku. aragira ati aho umuntu noneho adafite wenda kwirinda undi nama bihereye ku rwego rwe akangagira inka ugasanga nyine bimeze neza. kugeza ejo bundi bashyiraho icyo bita gikurirane, hano ababyeyi basigaye bishyira hamwe bagatekera abana ibintu by'intungamubiri, bakakorora inkoko, udukwavu, ibintu nk'ibyo. izo ni gahunda za leta zose dusirimura nk'uko ikirimbuzi dusirimura. nk'uko rero turi gusirimuka tuvana muri ayo mateka y'ubucakara, tukaba dufite n'ubuyobozi bwiza budusirimura nanone mu mateka abagashaka wacu badusizemo yo kutimeza. bigaragara ko ejo hazaza heza hacu hazaza heza ku bana bacu kurenza twebwe aho twabaye. nibyo rwose urakoze cyane. rero dukomereza nanjye inshuti y'ubwero kirimbuzi. ahangaha rero iyo dukoresheje ukuri tubwira abo ngabo babo twasigiye tubabwira ukuri, barangije kutwita abantikirisitu. ariko ndiyo kubwira abantu nimba batwita abantikirisitu ubundi bakatwita beza, nabo ntibitekerezeho. aho umuntu wenda reka mbare nk'umupasiteri ataye kuba umupasiteri wenda umuntu aba umupasiteri afite imyaka 25, nimba ubaye pasiteri ugahita kuri 25 nawe ubwawe uzi ko ibintu wiga wigisha abantu ari uburyo bwo guhaza inda.
bikagaragara ko umutima wagiye hejuru y'inda. Mu muco w'abanyarwanda y'umugabo umutima w'umugabo igihe hejuru y'umutima n'umuryango we n'abana be n'umugore n'abakibibuka ko bagira umumaro. None ukibaza uwo pasiteri nimba ari pasiteri avuga akajya mu ijuru agahera mu pasiteri ikositimu yambara ivuye kuri icyo kinyoma cyo kwirindisha imfubyi n'abapfakazi. Inzu yose akayubaka muri icyo kinyoma mu byo avanye muri icyo kinyoma. Umwana akiga ishuri mu bushobozi avana muri icyo kinyoma cyo kugwiniriza bamwe abambura ibyabo ngo barashyira Imana kandi azi yuko ari ikinyoma nawe ibyo bintu bidahari. Urumva nimba ijuru rinabaho nibo bazajya mu ijuru cyangwa inzirakarengane bigo bitekerereze babatanga no kuritaha n'imbere. Urakoze cyane muvandimwe. Urakoze rero. Murakoze Imana bakomeze. Nawe twese tubasenga mu bitugu ntituzanatezuka rwose. Urakoze cyane. Murakoze. Yego nditwa Ndashimana Nkabitayonza. Yego Ndashimana. Ikiganiro by'ikintu bitazi igihe cyane. Kandi ni ukuri bariya bagabo ugiye kubareba baduturutse habi. Bafite byinshi mu buryo bw'umuco no mu bukungu. Yego. Kuba rero umuntu ndi ubyite guhangana ariko kuba umuntu kwagaruka neza mu murongo birasaba izindi mbaraga rwose. Nkavuga rero abantu bose bakunda ubwirukirimbuzi ndabona hari ikintu tugomba gukora. Niba twakwandikira Minisiteri y'Umuco na Siporo, niba twajya kuri cya kigo gishinzwe umuco n'ururimi RKN, ariko bakaduha n'uburenganzira ku buryo aha tugomba kugira n'ahantu twakwita nk'amahuriro nibura muri buri karere k'igihugu. Tuba twafata igihe runaka niba rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe n'imwe tukahahurira tukaganira ku bijyanye n'umuco ndetse no kwibohora kuko turaboshye. Gusa ndishimye nibwo bwa mbere mbafatishije nakugenda kujyana ko bwa mbere mbafatishije. Ntabwo nari nzi ko haboneka abandi bantu bazasimbura umugabo ariko birimo biragenda biza rwose. Urakoze cyane rwose. Turabashimiye ndishimye pe. Murakoze cyane. Murakoze. Ngaho ibihe byiza. Tugiye hari umuvandimwe wabajije ikintu cy'ubutaka ngo umuturage ashobora kwima mugenzi we akabuha idini runaka ariko nibe n'ubwo barabuguze hari ubundi bwinshi cyane batwariye ubusa. Nibe n'ubwo noneho ubwo ahubwo abaturage batakibubahera ubusa bageze ku rwego rwo kubabwira iti namwe mugiye kwinjiza nimutwishyure. Burya ngo ubusa buruta busa buri n'ibibi ngo birarutana. Ubwo nayo ni intambwe ariko nanone nk'uko uyu muvandimwe wabitanzemo igitekerezo yabivuze ni ubutaka bwitwa ubwa Roma. Buriya mwabantu mwe nta bukoroni burenze kuba waba uri igihugu ukagira ubutaka mu kindi gihugu bwitwa ubwawe bo batemerewe. Impamvu ariko nibyo twigeze kuvugaho ni ya mategeko ntuzaba ubuyobozi barimo ba Kayibanda batoye ariko biri amahire sinzi niba uko mbyibwira ari byo mu bihe bishize haherutse gutorwa amategeko aburizamo ay'abakoroni yavugaga yuko ngo abakoroni bafite uburenganzira bwo kwiha ubutaka. Niba mu cyaro baravugaga hegitari 200 mu mujyi bakavuga hegitari 10 sinibuka neza imibare. Niba rero ayo mategeko yarakuweho sinzi niba hari ibyo bita
retroactive law, ibyo ngo taking effect from the past, amategeko bashobora gutora ariko rikagira impinduka ku byamaze kuba. Ariko bibaye atari ibyo, bivuga ngo ubwo butaka bwazakomeza bugahinduka igihombo ku banyarwanda. Ariko bibaye ko ubwo butaka habaho ububabyarira inyungu ariko hakabaho n'ubundi bubyarira inyungu abanyarwanda, ibyo bintu rwose ntako byaba bisa, byaba ari byiza, kuko kubona ugasanga abantu bafite ubutaka barutubwa abaturage bose batuye umurenge, ari institution imwe y'abantu batarenga bangahe nabo babarizwa mu kindi gihugu. Ibyo bintu rwose byo ntibinumvikana neza. Mwaramutse. Nitwa Jean de Dieu. Yego. Ndi ku Gisozi. Yego. Maze iminsi numva ikiganiro ariko simbashe kubafatisha, ngize amahirwe ndabafatishije. Rwose ikiganiro cyane ni cyiza, ndagishima. Maze guhindura benshi nanjye ndimo. Mu bintu rero nanjye nashaka kuvugaho, rwose ikigaragara cyo iyo usomye na Bibiliya ubona rwose hari ibintu byinshi twagiye twemera tutakwiye kubyemera. Hari nk'ahantu maze iminsi usoma muri biriya bya Nowa, ukuntu yasinze nyuma yaho ngo abana be bakaza kumureba yambaye ubusa. Ubona ko hari ahantu twagiye dukomoka, ukabona ko ngo hari imivumo abantu bagiye bagira kubera inkomoko mbega yo ku bwa Nowa. ngo warebye ngo yambaye ubusa ngo ni Hamu, ngo sekuruza w'abazungu ngo Jafeti, gutyo. Ni ukuvuga ati rero duhatswe n'abakomotse kuri Jafeti, ngo kubera ko bo bagize umurage mwiza, yabaraze neza. Noneho wajya kureba ugasanga icyo kintu twaracyemeye kiradusengera. Wajya kureba n'impuza zacyo kumva ko uzazira ibintu byo ku bisekuruza by'inyuma kandi nabyo wumva bidafite agaciro. Noneho ikindi gitangaje, ujya kureba ngo inkomoko ngo yabo kuri Gahini ngo batorongeye mu mashyamba. Imana irababwira ngo ntimuzagire icyo bakoraho ngo azahura n'ibyago. Wareba ahantu naho ukumva ntihasobanutse. Noneho ukicara ukavuga se ibyacu twari turimo by'umuco wacu wa kera, ukumva nta mubyeyi wigeze avuma umwana ngo amutorongereze mu mashyamba, cyangwa ngo avuge ati kanaka azaguhate kuko wowe wambereye ikigoryi. Ahubwo tukavuga ati ibyaha ikibazo kirigata. Umwana yagarutse mu muryango, yari umwana w'ikirara utaramwakira, ukumva ibyo byacu twarabitaye, ahubwo tujya muri uwo mwihariko n'ibintu bitari byo. Murakoze. Mwaramutse n'ibishimira ugarutse. Gusa Nsabimana arakoze kuba hari icyo avuze kuri ibyo by'ubutaka, ariko turacyafite akazi, kuko njyewe burankunda kugenda cyane nitegereza ngira n'ibyo ngenda ndasobanura ku bantu kubwira ikirimbuzi. Hari ahantu nk'ejo bundi nageze, ni umusaza arakuze pe, arakuze ariko ntabwo yigeze ibintu by'amadini abijyamo. Ariko narageze nsanga bari gushaka kwiga ukuntu ngo baza kugira ngo ni nko kumubatiza ngo azagende ngo wameze neza. Nabwirisa mu by'ukuri umuntu utarigeze ajya muri ibyo bintu kumubatiza nibyo bizatuma ngo mbese abona ni ibintu bidasobanutse, ngo bashaka kugira ngo bamujyane muri kiliziya ngo bamuhe
n'imigenzo yabo ngo azagenda ameze neza nk'abana, ntabwo ari ibintu biba bisobanutse rwose. Nyabuneka natwe turahababereye tugerageza kwigisha, hari ababyumva abandi ntibabyumve, natwe tuzasaba intambara pe, natwe ni ukwigisha tugahozaho abantu bagasobanukirwa. Halo, mukomere cyane. mwaramutse. Ahanini duhamagaye tugira ngo dushimire. Halo, turabumva neza. duhamagaye tugira ngo dushimire abigisha uyu munsi, Bwana Sabimana na Mvukiyehe. Murakoze. Ariko ahanini icyo dushaka gusangiza abasanzwe bahurira muri iri huriro ry'ikiganiro ni ukurushaho, icya mbere ni ugushimira intambwe imaze guterwa mu myumvire rusange, ibibazo bitwugarije ariko ahanini byateye cyangwa se byatangiriye mu myumvire. Urabona intambwe imaze kuba ishimishije, urabona gusobanukirwa kumaze gufata intera ishimishije, tunasaba n'abandi kurushaho gusangiza abanyarwanda intambwe bagezeho. Ukurikije ibyo twize uyu munsi, twigishijwe n'abatwigishije uyu munsi, urumva hari byinshi byo kwishimirwa rwose. Ni ugushima ariko tunasaba n'abandi kurushaho kuza gutanga imisanzu yabo. Urumva ko abantu bahamagara bakinyotewe bati yaba twabonaga amahirwe mukatugeraho mu ntara zose. Urumva ko mu by'ukuri inzara iracyahari, abagabura ndabona bagenda baba benshi. Ni ugushima rwose, inyigisho z'uyu munsi zari nziza, ariko tunabwira abantu ko bisa naho bigeze ku iherezo. Ari igihugu kirabyumva, ari ubuyobozi burabyumva, abanyarwanda tugeze mu gihe cyo gusubirana umwimerere mu gaciro ndetse no mu mibereho rusange. Igihe kirangiye nicyo kinini kurusha igisigaye, n'ibitarajya mu buryo bizajya mu buryo. Habayeho ubufatanye nk'ubu bwose bwo kwiga no kwigishwa no kwitanga, mukavaho mukaza kwigisha abantu. Ibyo byose nizo mbaraga z'igihugu, kandi nicyo cyonyine mwakorera igihugu cyanyu. Mwakoze rero rwose, mukomeze muduhugure. Mwaramutse neza. Halo? Halo, Yes, mwaramutse. mwaramutseho. Nitwa Munyabugingo Protogene. Yego, Munyabugingo. Ndasuhuza Sabimana Eugene. Yego. mukomere cyane. Yabaye mwarimu wanjye. Turabakurikiye kandi ndagira ngo mubwire ko ntacitse intege. uracyari wa wundi. Inyigisho zose zaranyubatse cyane. Urakoze cyane, turagushimiye. Sawa, murakoze. Yego. Urakoze rwose. namuherukaga kera Protogene, urakomeye. muraho nitwa Nzamwita Fulgence. Yego. umusaza wa Kicukiro Budatenga. mbere na mbere nshimishijwe no kuba numvise abantu bashobora gusimbura umugabo igihe azaba adahari. Yego. kandi ibyo bikirinduzi bimaze gutera intambwe ndende, ntabwo ari ubutari bwinshi cyane, ahubwo ikisobanuro ifite, murabona igihugu cyacu gifite gahunda yo kugira ngo kigarure itorero bikore nk'uko byakoraga mbere y'uko abazungu bagera mu gihugu cyacu. Yego. Minisiteri y'uburezi dufite ubu ngubu, abanyarwanda bose barererwamo. Yego. mbere na mbere abazungu bataraza minisiteri y'uburezi yari itorero ry'igihugu.
cyane rwose aho turemeranye. none nkibaza nti ibitaro by'igitsina byazahozwa ariko na minisiteri y'uburezi noneho bigakorwa ku buryo abatoza b'intore umuntu ashobora kubashakira mu barimu igihugu gifite muri kino gihugu cyose. Gutyo rero ni ibitekerezo n'ibyifuzo byacu byazarushaho gucengera ugasanga umuco twari dufite uragarutse tukagumya kwibohora buhoro buhoro, igihe cyazagera tukibohora iminyururu batuboheje yose tukayibohora ariko twifashishije itorero n'abatoza baryo. Murakoze, reka ndeke n'abandi. Urakoze cyane. Urakoze muvane. Hano nitwa Koradusenge Eric. Yego Koradusenge. Merere mu karere ka Nyarugenge, umurenge ni uwa Muhima. Nejejwe mbere na mbere no kubavugisha kuba mbafatishije ku murongo. Yego. Ariko mbere no kubashimira cyane rwose biratwubaka. Nge nivugiye ku giti cyanjye rwose biranyubaka nkurikije aho narindi n'igihe natangiye kubyumvira, ubu numva hari icyahindutse muri ngewe kabisa. Ndabashimiye rwose. Numva navuga byinshi, wenda tubaye turi kumwe imbona nkubone. Hagati aho nyine nanabasabaga icyifuzo niba hari ukuntu tukaba twavugana wenda imbona nkubone. Ufite ibintu byinshi ku mutima aba yumva yavuga, ariko umwanya ukaba mutoya kubera ko bari kuri radiyo. Uzi niba rero icyo cyifuzo cyanjye cyazasubizwa, gusa nategerezanya n'icyizere cyinshi ko bishobora kuzakunda. Bizakunda, tuzavugana ubwo nimero zacu zihari muzaduhamagara tuvugane. Urakoze cyane. Gusa rwose ndabashimiye, mukomereza aho ngaho. Na kera hose mutaratangira n'ibi bintu nifuzaga kumva mu matwi yanjye ariko nkabura aho mbyumvira, ariko bisa nkaho mwashize intekerezo zanjye. Yego. Turabashyigikiye kandi mukomereza. Urakoze cyane. Sawa. Hari umuvandimwe uvuze ku itorero. Buriya itorero nyarwanda iyo urigereranyije n'iri shuri rya kizungu, usanga ishuri nta na kimwe cya gatatu rifite, kubera ko buriya itorero ryari rifite ibice bibiri, abantu bakiga ubuhanga, bakiga ubukorikori, ariko hakabamo n'ikindi gice cyo kwiga ubumuntu, kwiga ubupfura. Urumva hari igisata cy'ubuhanga hakaba n'igisata cy'ubwenge. Bwa bwenge ariho umuntu yuzuzwa n'inkomoko muziye ariyo Mana. Ariko iri shuri dufite uyu munsi ryiga ubuhanga gusa, ukaba PhD ariko ntibikubuze gukora amahano. Ayo mashuri yose ashoboka ukayiga, ariko gukontorora irari ryawe bikakunanira, kugenzura amarangamutima yawe bikakunanira, kandi uri PhD. Ishuri rero rirabura igisata cyo kwiga ubupfura, cyo kwiga ubwenge, mu gihe itorero ryo ryabikombayiningaga byombi. Insoza rero ngo ararekwa ntashira, ndasoza nshimira abantu baduteze amatwi, abahamagaye rwose. Iki ni cyo gihe, kandi abibwira yuko umumaro w'ikintu ureberwa ku bwinshi siko biri, ngo ntiye n'ubwo ngo bupime umusururu neza, bake ariko beza. Murakoze, muragahora n'Imana y'u Rwanda. Urakoze rwose, dushimira abaduteze amatwi n'abadusangije ibitekerezo muri rusange. Mwakoze cyane, tuzasubira ubutaha.